Yesu ashimwe cyane bene data. Uyu munsi twasomye inkuru zo mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero. Ni amagambo meza cyane yanejeje. Petero afite impuguro nyinshi, nawe uhereye ku gice cya mbere umurongo wa 2 wanejeje aho atangira avuga ngo mwatoranyijwe nk'uko Imana data wa twese yabamenye kera, mubiheshejwe no kwizera no kwezwa n'umwuka, kugira ngo mwumvire Imana muminjagirwe amaraso ya Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Aka kajambo kanejeje, kuminjagirwaho amaraso ya Kristo Yesu. Reka mbabwire bene data, muri izi mpera z'umwaka abantu benshi baba bafite ubwoba, kandi nibyo koko, ngo abasataniste baba bari gutamba ibitambo, kandi abakristo nabo baba bari gutegura amaturo y'ishimwe yo kujya gushima Imana. Ariko reka nkubwire, niba uminjagiweho amaraso ya Kristo Yesu, warakire Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ntugire ubwoba. Ntugire ubwoba, uminjagiweho amaraso ya Kristo Yesu, uri umuriro, ntacyo abapfumu n'abarozi bazagutwara. Abatamba ngo ibyo bitambo by'abasataniste ngo by'impera z'umwaka, ntacyo uzatwarwa n'abagome. Bakora byinshi bibi, bagutekerezaho byinshi, ariko ntacyo bazagukoraho mu izina rya Yesu Kristo, kubw'amaraso ya Yesu aminjagiwe kuri wowe. Nakunze iki gice nanone ku murongo waho w'8, ngo uwo mumukunda mutaramubona, kandi nubwo none mutaramubona muramwizera, nicyo gituma mwishima ibyishimo byiza bitavugwa, kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu, ariko ngororano yo kwizera kwanyu. Imana ishimwe cyane. Uyu Kristo Yesu dukunda tutaramubona, tutamuzi mu buryo bufatika, ariko mu isi y'umwuka turamuzi. Uramwizera ukanezerwa, turamwizera ibyiringiro byacu bigakomera, turamwizera tukagira amahoro, turamwizera intambara zigashira. Ntabwo mvuze ngo zirashira komtere, ziratugota, ariko zigaragara nta mbaraga zifite. Ibitubabaza, ibituvuna mu mitima, tubirebesha amaso nibyo, ariko kubwo kwizera uwo wanesheje, kubwo kwizera Kristo, izina rizima, izina ryanesheje, kubwo uko wabyizeye, ujya ubicamo ukabivamo, ugaca mu bimeze nk'umuriro, kandi ukavamo nta mwotsi ukunukaho. Imana ishimwe. Navuga byinshi kuri uru rwandiko rwa Petero mu bice 2, naho twasomye amagambo meza cyane, uburyo abamwizera ari ishyanga ryera, kandi nawe akaba ari ibuye rizima. Imana ishimwe. Mu gice cya 7 wamehayetse ngo nuko mwiyambura igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose. Bene data, igihe kirageze ngo twiyambure uburiganya bwose n'uburyarya bwose no gusebanya. Abantu barasebanya cyane muri iki gihe, ariko ujye wibuka ko ahantu uzajya uba wicaye usebye undi, uvuga undi nabi, ijuru riba rikumva. Kandi nawe uvugwa nabi, wowe usebywa, nihagira nuza akakubwira ibyo bakuvuze, ujye wihangana, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ni iby'ibyishimo kugeragezwa, nimugubwa gitumo nibibagerageza, ngo tujye dushima Uwiteka. Ku murongo wa 11 w'icyo gice haranditse ngo bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo, mugira ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza, izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Imana ishimwe. Kwa 15 ngo kuko iby'Imana ishaka ari uko muzibisha abantu b'abapapa batagira icyo bamenya gukora neza kwanyu. Imana ishimwe. Uwiteka arashaka ko dukora neza, dukiranuka, nuko Kristo yatubereye icyitegererezo. Bene data, mu gice cya 3 naho ku murongo
wa 9 waho haranditse ngo ntimukiture umuntu inabi yabagiriye cyangwa igitutsi yabatutse, ahubwo mumwiture kumusabira umugisha, kuko ari byo mwahamagariwe kugira ngo namwe muragwe umugisha. Kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa itavuga iby'uburiganya, kandi azibukira ibibi akora ibyiza, ashaka amahoro ayakurikire kugira ngo ayashyikire, kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku byo basaba. Ngo ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi bene data. Mana yacu ishimwe cyane. Nta kintu kindi nasobanura kuri aya magambo ubwayo arasobanutse. Ibice 4 ari nawo murongo wo kuzirikana twasomye uyu munsi. Ku murongo wa 7 haravuga ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge mwirinda ibisindisha, umuntu uko mugira umwete wo gusenga. Bene data, iyi ni wakati ya kuomba, ni igihe cyo gusenga kuruta igihe wigeze usenga. Ariko ijambo ry'Imana ryakomeje kutubwira ngo twirinde ibisindisha. Wavuga ngo hari sinywa inzoga, ariko burya n'amagambo menshi ni ibisindisha. Kutagira umwanya ariko ugasanga watwawe n'ibyisi. Hari ibisindisha byinshi, si inzoga gusa. Imana idufashe. Ibice 5 ku murongo waho wa 9 haranditse ngo murwanye duhere ku murongo wa 8. Mwirinde ibisindisha mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo yaconshomera. Mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ibahe umugisha. Ijambo ry'Imana atubwiye ngo turwanye Satani nawe azaturwanya. Ni umurezi wacu agenda azerera nk'intare ashaka ko yaconshomera. Ariko ijambo ry'Imana muri Petero ryakomeje ritubwira ngo twirinde ibisindisha. Ibisindisha ni byinshi bene data. Twirinde ibisindisha kugira ngo tubone igihe cyo gusenga. Igihe cyose hari ikintu wumva ushyize imbere, ukaburira Imana umwanya wo gusenga, ukaburira Imana umwanya, ukabura umwanya wo kuvugana n'Imana, ukabura umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana kubera ikintu runaka, icyo kintu cyagukuruye, icyo kintu kimeze nk'igisindisha kuri wowe, ikintu gishobora kukunaniza ubwonko, kikananiza umubiri, kikakujyana kure y'Imana. Icyo cyose ni ikintu, ni igisindisha, ni ikirangaza. Burya ibisindisha si inzoga gusa nkuko namye mbivuga. Reka ndekeraho rero, mugire ibihe byiza. Ahandi namwe mwisomere, muragubwa neza kandi murafashwa.